urukundo ruraryoha ku buryo buri umwe wese aba rwifuza, ni nacyo gisunikira umuntu wese kuba yahitamo gushaka umugore cyangwa umugabo. Ariko ni ikibazo gikomeye cyane gusanga umugore yicuza avuga ati ntabwo rwose njye nari nkwiriye gukundana n'uyu mugabo, n'umugabo nawe ati ntabwo nari nkwiriye gukundana n'uyu mugore. Abantu bakomeza kwibaza impamvu ibyo byose bibaho. Uburyo umukobwa mukundana ndagira ngo nkubwire ko atandukanye n'umugore wamaze gushaka. Dore itandukaniro ryihishe inyuma y'ukuri. Burya abagabo benshi bakunze kwibaza bati kuki umukobwa dukundana aba aryoshye yitonda yuzuye urukundo, ariko umugore wanjye akaba asa n'uwabaye grumpy atishimye cyangwa se akanananirana. Areka byose mbibabwire, iyi ni inkuru yihariye y'umugore waciye muri ubu buzima. Birumvikana ko yabaye girlfriend bikaza no kurangira abaye umugore. Ati nanjye ubwanjye nigeze kuba girlfriend, ati none ubu ngubu ndi umugore, ati byose ndabisobanukiwe. Ati kuri nuko nta muntu ugira ubwihangane bwinshi kurusha umugore, ati ariko ikibazo ntabwo ari uko yahindutse, ahubwo nuko imyitwarire y'umugabo ariyo yahindutse. Ati dore ikintu cya mbere, ati buryo uri kumwe n'umukobwa mukundana atujya kumutembereza mu mvura ukamutwara kuri moto mushobora no kuba mwatiriye, ati cyangwa ukanasaba amafaranga kugira ngo musohokane. Ati ariko iyo amaze kuba umugore wawe, ati nubwo waba ufite amafaranga, ati rwose usigara umusaba kugukorera icyayi mu mvura. Ati urumva ko atari we wahindutse, ati ahubwo ni we wahinduye uko umwitwaraho. Ikindi kintu cya kabiri ni iki ngiki, ati igihe yari girlfriend wari witeguye kumwinginga akumusaba imbabazi ukemera amakosa ngo mwongere guseka. Ati ariko iyo amaze kuba umugore, iyo avuze oya uhita ubifata nk'ikibazo cy'ubwibone, yewe ukanarara ucecetse kugeza mu gitondo. Ati icyubahiro cyawe icyahindutse yego, kandi yego ntabwo yubaka urukundo. Ikindi kintu cya gatatu ni iki, girlfriend umutwara muri garden cyangwa se muri jardin, muri restaurant ndetse n'ahandi hantu heza hatandukanye. Ati ariko umugore wawe umujyana gusa mu bukwe, mu misozi cyangwa gusura umurwayi mu rugo. Ati rimwe na rimwe ntunibuka yuko nawe akuriye special moment, niyo rwose yaba ari isaha imwe gusa dore ko we yamunyura. Ikindi kintu cya kane ni iki ngiki, ati girlfriend atinda kwambara ukamubwira ngo wow uri mwiza cyane. Ati ariko umugore wawe arabigerageza, yewe yanagerageza gutinda, ati ugahita utangira kumunegura ngo aratinze. Ibivuze ko wahinduye uburyo wabonaga ubwiza bwe, ntabwo ari uko we mu by'ukuri yabutakaje, ahubwo nuko wowe utakibubona. Ikindi kintu cya gatanu cy'ingenzi igitandukanya girlfriend ndetse n'umugore, nuko girlfriend ashobora kuguhamagara 24 ku munsi, ubwo ndavuga inshuro, ukavuga ngo yarankunda cyane. Ariko umugore yaguhamagaye kabiri uhita uvuga ngo barimo gukora iperereza, ubarimo arareba ko ntamuca inyuma. Ati ibyo wigeze gufata nk'urukundo ubu wabihinduye nk'umuzigo, niyo mpamvu mu by'ukuri urukundo rutakiryoshye. Ikindi kintu cya gatandatu ndetse kinakomeye kurusha byose, burya abagabo benshi banga gukora inshingano z'umuryango, ariko bagategereza ko umugore wabo yitangira umuryango wose amasaha 24 kuri 24. Umugore ugasanga abaho nk'uwabaye robot, atagira uburenganzira bwo kuruhuka cyangwa se no kubwirwa ijambo rimwe riti urakoze cyane. Ibi nibyo bituma rero hari itandukaniro rikomeye hagati y'umukobwa mukundana n'umugore, ariko kuri ni kumwe, umugore aguherekeza mu bihe byose, ndavuga ibyiza n'ibibi. Ikindi nuko umugore agufasha kubakaho abandi bakubonaga nk'utagira. Ikindi kintu nanone kumwibagirwa burya, kutamushima no kumufata nk'umuntu usanzwe, nibyo bituma asubira inyuma mu byiyumvo, ugasanga byinshi byagiye binahinduka, yewe ntunakibibona nk'uko wabyifuzaga ndetse nk'uko wabibonaga. Burya urukundo rw'ukuri si mu gihe cyo gukundana gusa, ni no mu gihe cyo kubana. Umugore si umuntu wakwiriye kwibagirana kuko yamaze kuba uwawe, ahubwo ni umuntu ukwiye kwibukwa buri munsi nk'uko byari bimeze mbere. Burya niba uri umugabo ntuzigere wibagirwa kumubwira ngo warakoze kumbera umugore wanjye. Iryo jambo rimwe risimbura impano nyinshi. Burya urukundo ntabwo rupfa, ruhindurwa n'imyitwarire. Wowe uhindura uburyo umwitwaraho, uzabona ko n'umugore wawe ashobora kongera kuba girlfriend wawe wa mbere mu mutima wawe. Ngayo nguko rero ni NB Motivation y'uyu munsi. Njye mwari kumwe nyikugezaho, nitwa Bene Press, iya Press TV warukomeje gukurikira. Nkurikira ukande subscribe, tujye twibanira umunsi ku munsi mu nkuru nk'izi ngizi zitandukanye zigufasha kumenya byinshi utaruzi, ariko zikanaguha ubuhamya